Ehehehe, dore amashoti dore amacenga nanjye nkaba umufana. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a urabona beat. ikipe yawe imeze ite n'abakinnyi bawe uzi ukuntu mukina urabona bimeze bite? You tried to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out. ibintu bisa nkaho bifatika nyine urebye nta kibazo kabisa. urabona itanga icyizere ko mu minsi iri imbere mwaba abakinnyi bakomeye ku rwego ikipe y'igihugu yaza kubashakisha. Bibaye ngombwa tugakomeza kwimprovinga gutya nyine turi gukina noneho tukaza no kugira andi mahirwe impano zacu zikabona abo zigaragarira. Okay, ni iki wasaba ku bantu bagukurikiye nkawe nk'uko banye n'aba bantu, ni iki wasaba kugira ngo bibe byabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi? Ikintu cya mbere nabasaba nawe urabibona wahigereye ikibuga ntabwo cyuje mezire, urebye tubonye ikibuga gifatika noneho ku buryo nyine za mpano zacu twazigaragaza neza, kandi ikindi tukabona na bya bindi navuze bwa mbere yo kuvuga ngo impano zacu se turazereka abandi atari hano mu bikari gutyo tukajya ahantu hagaragara ibintu byagenda neza. Yego, ngabwira abagukurikiye babwira amazina yawe bundi nta kibazo. Amazina yanjye ni Fidel Maniriho, ubwo nkaba ari njye nyine kapiteni wa Ruhondo FC. Okay, ikipe ya Ruhondo FC igizwe n'abakinnyi bangahe ubona bafatika bashobora kuba bagera ku ruhando mpuzamahanga? Abakinnyi nabona bafatikamo bagera nko kuri 15, ariko hano hari abatagaragaye bitewe n'impamvu z'akazi nyine urabizi ibintu biri hano professional ntabwo abantu bose bapfa kuhagaragara, niyo mpamvu nyine urebye nka 15. Bivuze ko muramutse mubonye umuntu ubitaho akabakurikirana mwagera kure cyane, nizo nzozi turanazifite. Tubonye umuntu watureberera twabikora neza nta kibazo. Okay, urakoze cyane kandi ubuvugizi bwanyu turabugeza kuba bishinzwe. Sawa.